Isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Malakiya. Dore uko Uhoraho avuze: ngaha ngiye kohereza intumwa yanjye kugira ngo intunganyirize inzira. Nibwo umutegetsi mushaka azaza mu ngoro ye abatunguye, koko rero umumarayika w'isezerano mwifuza nguyu araje. Uwo ni Uhoraho, umugaba w'ingabo, ubivuga. Ninde uzihanganira umunsi azazaho? Ninde uzakomeza agahagarara igihe azigaragariza? Azaba ameze nk'umuriro w'umucuzi cyangwa nk'isabune y'umumeshi. Azicara hamwe kugira ngo ashongeshe kandi asukure. Azasukura bene Levi, abayungurure nk'uko bagenzereza zahabu na feza, maze bazegurirwe Uhoraho kugira ngo bamuhereze amaturo bakurikije amategeko. Ubwo rero amaturo ya Yuda na Yeruzalemu azongera kunyura Uhoraho, mbese nk'uhambere mu myaka ya kera. Dore kandi mbere y'uko uwo munsi w'Uhoraho ugera, wa munsi mukuru kandi uteye ubwoba, ngiye koherereza Eliya umuhanuzi. Niwe uzunga ababyeyi n'abana, yunge abana n'ababyeyi babo, kugira ngo ntazaza ngatsembe igihugu. Iryo ni ijambo ry'Imana.